umukobwa wakoraga umurimo wo kwicuruza araza aransanga arambwira ngo mukozi w'Imana wabwirije numva ndanezerewe. Arambwira ngo ariko mfite ikibazo, njyewe ndumva mfite agakiza, nindyama iminsi ibiri sinkora ndapfa kandi simbona icyo nishyura inzu. Arambwira ngo sindi bujye ku muhanda kwicuruza kuko nshaka kwicuruza, nshaka kubona amafaranga yo kurya. Yarafite utwana tubiri, arambwira uti nayo kubona ayo kwishyura inzu. Ngira umugisha, hari abagabo babiri si ngombwa kubavuga twari twegeranye, mpita mbafata amaboko ndabwira nimuze mwumve icyifuzo cy'uyu mubyeyi. Arabwira uti mfite utwana tubiri, nakiriye agakiza muransengeye, ariko kandi simfite icyo mbagaburira, barya ari uko nagiye ku muhanda. Dufite abantu ibi by'abarokore mwivugishwa kwa cinara Yesu, murebe umuntu uti hariya muri korodoro ngo duhuye n'abantu, wayibariyo wowe uri hano. Mbere yo kuvuga banza urukarage karindwi. Ntabwo ari uko dukijijwe kuruta abandi, ubuntu twagiriwe butwemerera gutoranwa, hari abandi baturusha kubabara. Ibyo rero ntabwo bituma ubona profi yo kugira ngo uvuge abo wabonye, no. Uyu mukobwa w'umumaraya yararushye ku buryo umuruho we, reka mbabwire, iyo umuntu aba mu byaha afite umuruho wabyo akabibanamwe umubabaro, abangana n'igihe cy'isengesho ry'abanyegiputakazi banihiraga mu buretwa bakata amatafari, uko kunihako kujya kuzamuka kukagera ku Mana, uko kuniha iyo ntimba uwo mubabaro urabyiga umutima. Imana yamureba ikabona yashakaga kuba handi ariko amabura kindi ntuvuge ngo niyihangane, kwihangana n'impano idafite bose. Yumve gato, uwo muvumo muwuterwa no kugenzura iby'amaturo mutanga akora, ariko kandi icyo umukristo ni kimwe, ni ugutura naho kumenya ibyo akora ntibikureba. Imirimo yo ku gicaniro igenwa n'abatambyi bacyo. None twebwe twatanze icya 10 turagikurikira, dutanze ituro turarikurikira. Wari uritangiye iki daboro? Arantangaje. Wenda ho mpafi umuntu ugendana na Petero ku buryo Petero akura inkota mu rwubata agakata ugutwi, Yesu ntamubwire ngo yimbe. Erega Petero agashira isoni agatema ugutwi ari kumwe na Yesu. Noneho kandi mu byangombwa by'urugendo inkota itari irimo, agakata ugutwi Yesu akagusubizaho. Petero ntamuha inkota na Yesu ntamubwire ngo yime. Kubera iki? Yarazi ko nayinyaga Petero ari gusubire gucura iyindi. Amutega igihe cy'umwuka wera, aravuga ngo nuwuzura uzayijugunyira. Amuteravuga ngo nuwuzura uzayijugunyira nta gahato. Namwe mutekereza abantu Yesu yarekeye umwuka wera kumubonana na maraya. Noneho nicyo nashakaga ubundi wenda abandi bigishwa tubareke. Bari kumwe n'umugabo witwa Yuda. Buri munsi Yuda ntabwo yibaga amaturo, ahubwo yihembaga bitewe n'umushahara w'umunsi. Ntabwo yatwaraga ibirenze, ahubwo ntiyari kwiriranwa na Yesu ngo ataha adatwaye umubyizi we. Yakoragamo angana n'umubyizi agataha, yarihembaga akigendera. Nicyo cyatumye Yesu amurekera agasanduku k'amaturo. Petero ni ijambo rituruka ku cyitwa Pedra. Hari Pedro na Pedra. Icyitwa Pedro ni urutare, hanyuma Pedra ni nk'akavungu kavuye ku rutare. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero ngo kuri urwo rutare niho nzubaka itorero. Yarashatse kumubwira ngo aho wahanyuwe niho nzarisubiza. Ntabwo ari kuri Petero, yarashatse kumubwira ngo aho wowe witiriwe ako kavungukira katurutse niho nzaricomeka. Ntabwo ari kuri Petero. Imana ibaha umugisha. Akabana n'umugabo witwaga Andrew, biravuga ngo ni umuntu ukuze mu bitekerezo. Shaka umuntu ubabwira amagambo y'ihumure baramubura. Dufite abantu bafite ibikomere, birirwa mu masengesho, bariyirije ubusa, baragiye Samatare na kizabonwa, ariko ntibigeze bahura n'ibiganza by'uwimitswe ngo abifurize ihumure. Imitima yarahabye, barakwira imishwaro n'imisozi mukagira ngo ni ububyutse. Ni uguhunga ubwinshi bwabo babanye nabo batagize icyo babamarira. Imana iguha umuntu wo guhagararira igerizi.
reka mbabwire nta kintu kidasaba guhagararira. N'umusore warambagije ajyana abakuru b'imiryango kugira ngo baganire, abasaza bakamubera imbere y'abandi basaza. Wowe surinde udakeneye guhagararira. Baho umugisha. Reka twihute dusome igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni igice cya 27. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 27. Muraza kwihangana tuze gusoma dusa n'abataruka kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Ku murongo waho wa mbere haravuze ngo Mose n'abakuru b'Abisirayeli bategeka abantu bati, muhore mwitondera amategeko yose mbategeka uyu munsi, kandi ubwo muzambuka Yorodani mukagera mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha, uzashingire ibibuye binini ubihome ingwa, uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'ayo mategeko. Numara kwambutswa no kujya mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, igihugu cy'amata n'ubuki, nk'uko Uwiteka Imana ya ba sogokuruza banyu yagusezeranije. Nuko nimumara kwambuka Yorodani muzashinge ibyo bibuye mbategetse uyu munsi ku musozi wa Ebali, ubihome ingwa, kandi uzubakire y'Uwiteka Imana yawe igicaniro cy'amabuye, ntuzayakozeho ikintu cy'icyuma. Uzubakishe igicaniro cy'Uwiteka Imana yawe amabuye atabajwe, aba ariyo utambiriraho Uwiteka Imana yawe ibitambo byonswa. Kandi utambireyo ibitambo by'uko muri amahoro, ubirireyo wishimire imbere y'Uwiteka Imana yawe. Uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'aya mategeko, wandikishije gukeba inyuguti zisomeka neza. Reka dutaruke dusome 12. Aba azaba ari bo bahagarikwa ku musozi wa Gerizimu no kwifuriza abantu umugisha nimumara kwambuka Yorodani, ab'imiryango ya Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Yosefu na Benjamini. Kandi aba ari bo bazahagarikwa ku musozi wa Ebali no kuvuga umuvumo, ab'imiryango ya Rubeni na Gadi na Asheri na Zebuluni na Dani na Naftali. Abalewi babwize Abisiraheli bose ijwi rirenga. Amen. Reka dusimbuke cyane dusome mu gice cya 4 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Igice cya 4 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Turasoma twihuse. Umutwe w'ijambo haravuze ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Dusimbuka umurongo wa 24, duhereye 21 nta kibazo. Haravuze ngo Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Dore mwebweho musenga ibyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Dusoreze mu gice cya 5 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Turahasoma ijambo rimwe ryonyine ku murongo wa mbere. Haravuze ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Amen. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu.
Abantu tutaziranye, nitwa annicet Niyomugabo, ndi umupapa, mfite madamu n'abana, tugize umugisha wo kuboneka hano. Iyo mushumba bivuga kuriya, mugira ngo twazaga ari uko twebwe dushaka kuza gusa. Yatwereye imbuto z'urukundo. Umuntu w'inyuma y'iteraniro bijya bigora abarokore. Ubundi akenshi abantu dusangira urusengero, ariko gusangira ubuzima bwo kwizera bikagorana. Rero mushumba Imana imuha umugisha ko na nyuma y'ububyutse cyangwa gusimbuka cyangwa haleluya zo mu rusengero aba ari kumwe natwe. Imana imuha umugisha. Murakoze. Ndagira ngo tuganirire ijambo ry'Imana, ntabwo ndi bubatindire ko nanjye mu kanya mfite isomo, ariko ndagira ngo mwubure imitwe mu ndebe. Dusomye igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Iki gitabo Bibiliya ntagatifu cyita ivugurura amategeko. Hanyuma ntabwo nza kugitindamo, kiri mu bitabo bitanu bya Mose bita Pentateke cyangwa Taurati, bavuga ngo ni ibitabo bifatanyijwe bitanu by'amategeko. Hakabamo iki gitabo itandukaniro n'igitabo cyo kuva bari bakiri mu Misiri, bakiri mu buretwa n'ibiki, bavugamo n'ibindi, amaganya ya Mose. Muzagenda musanga zaburi Mose yanditse akiri muri Egiputa, yanditse zaburi ya 90, yandika ya 91, ni zaburi ya Mose. Muribuka abwira Imana ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Muribuka abwira Imana ngo uzatwishimishe igihe kiruta icyo wagize gute, watubabarijemo. Yari ari muri Egiputa, kandi uyu mugabo Mose ari mu bantu babiri kuva isi yabaho Imana yishimiye ko baba ibigwi by'Uwiteka mu isi. Niba mukunda gusoma Bibiliya, muzasanga Mose ari we wenyine watwaye inkoni y'Imana. Mu yandi magambo, Mose sinze kugira uwo ntera urujijo, Imana ifashe tugendane. Mose ntiyari yemerewe gusubizwa ari uko yasenze. Ntabwo Mose yari abyemerewe. Niyo adasenga yari igisubizo, kuko ava kwa Yetiro Imana yaramubwiye ngo nugera kwa Farawo ndaguhindura nk'Imana. Bwa kabiri iramubwira ngo ntibisaba kuzavuga ibyumvikana cyangwa bitumvikana, ntihagire ikikugora. Aroni mwene nyoko azaba umuhanuzi wawe, uzajya uvuga abisubiremo. Ni umuntu Imana yashakiye umugaragu w'abakuru bamuruta mu muryango w'iwabo, baba bagaragu ba Mose. Munyumve, nimukurikira amateka, Mose nta kintu yigeze akora abanje isanduku y'Uwiteka imbere. None se ubwayo Imana imukura muri Egiputa. Ndagira ngo tuganirire ijambo ry'Imana uyu mugoroba. Imana igira ahantu iguhagararira. Imana igira ahantu iguhagararira, ibirenge byawe byananirwa, ariko Imana igira aho iguhagararira. Mose ni umugabo wabonanye n'Imana amaso ku maso. Imana iramwishimira, imuha gutwara inkoni yayo. Ntibyasabaga ibindi, yaramburaga inkoni ibitangaza bigakoreka. Nimukurikirana bazavuga ngo inkoni ya Aroni ikora ibitangaza. Aroni iyo yacogoraga ntabwo Mose yamurambikagaho ibiganza, yamuhaga inkoni akamubwira ngo ngaho yitware. Gutwara iyo nkoni gusa bigatuma Aroni asubizwamo imbaraga. Nta kindi byasabaga gukora. Iki gitabo rero kirimo amategeko Imana ihaye Mose bakiri hakurya ya Yorodani. Iramubwira ngo nimumara kwambuka, iri tegeko ririmo kondisiyo, ariko kandi nubwo mukiri hakurya, ariko ndi Imana ibahaye amakuru y'aho mujya. Kwambuka muzambuka, ntabwo muzaguma hano. Ikimenyetso cy'uko mbazirikana ni uko nshaka ko mwambuka mukagera mu gihugu nabasezeranije. Imana ishimwe. Nimbambutsa muzashyika, ariko hari imisozi ibiri shaka ko muzubakaho urwibutso. Ibabwira umusozi witwa Gerizimu. Aha Gerizimu niho Bibiliya ijya yita Samariya. Mushumba arabizi, yatembereye Isiraheli igihe kinini. Niho hari iriba rya Yakobo.
Yes, Gerizimu niho hari iriba rya Yakobo. Iyo Yakobo yashoraga imikumbi yayijyanaga hitwa Gerizimu. None abasamariya bamaze kwitandukanya n'abayuda baravuga ngo ubwo ari mu gikingi cya sogokuruza Yakobo ntabwo tuzajya dusubira i Yerusalemu gusenga. Bubaka urusengero Gerizimu, baravuga ngo tuzajya dusengera hano, kuko ni umusozi Imana yategetse imiryango y'abayuda barewi n'abandi simatinda. Iravuga ngo uko umwaka utashye mujye muhagarara kuri uwo musozi murebe umuntu ukwiriye umugisha mumwaturire umugisha. Ndi Imana nzajya nkusubiza. Ntabwo bizasaba ibindi, mwebwe mujye mujyanwa no kwatura umugisha kuri uwo musozi, nzajya nkusubiza. Imana ibigira rimwe mu mwaka. Ifata undi musozi hakurya ya Gerizimu, ni umusozi haciyemo akabaya gatoya gasa n'agashushanyije nk'ibimba, hanyuma ukambuka ukagera hitwa Ebari. Ebari naho muhashyira ibibuye binini, mujye muhagarara imbere y'ibyo bibuye, kuko urutare rwashushanyaga ijambo ridahinduka. Iridahinduka rivuga Uwiteka. None nimuhagarara kuri ayo mabuye murebe abantu bacumuye ku mategeko yanjye, mubatureho umuvumo nzajya nkusubiza. Dore gitangaje, hari abantu mu Bisiraheli batakunze kuga Gerizimu ngo bature umugisha ku bandi Bisiraheli, ahubwo bagakunda kujya Ebari kugira ngo bavume. Hari igihe tujya tubana n'abantu badakunda Gerizimu yawe. Hari igihe dusengana n'abadakunda Gerizimu yawe. Hari igihe ubyarwa n'umuntu udakunda Gerizimu hawe. Ku musozi uboneraho umugisha, hari igihe ushaka n'umugabo ntiyemera uhagararayo. Hari n'igihe uwo mubyarana atabyemera Gerizimu, kugeza ubwo Abisiraheli bategereje umuntu ubahagararira ku musozi w'i Gerizimu ngo batureho umugisha. Baramushaka baramubura. Bashaka umuntu Janvier ubabwira ngo Imana ibaha umugisha, baramubura. Kandi ntibigurwa ni ijambo ry'uwasizwe gusa, Imana ikariherekeza. Bashaka umuntu ubabwira amagambo y'ihumure, baramubura. Dufite abantu bafite ibikomere, birirwa mu masengesho, bariyirije ubusa, baragiye Samatare na Kizabonwa, ariko ntibigeze bahura n'ibiganza by'uwimitswe ngo abifurize ihumure. Imitima yarahabye, barakwira imishwaro n'imisozi, mukagira ngo ni ububyutse. Ni uguhunga ubwinshi bwabo babanye nabo batagize icyo babamarira. Imana iguha umuntu guhagararira Gerizimu. Pariyasonima, Imana iguha umuntu wo guhagararira Gerizimu. Reka mbabwire, nta kintu kidasaba guhagararira. N'umusore warambagije ajyana abakuru b'imiryango kugira ngo baganire. Abasaza bakamubera imbere y'abandi basaza. Wowe surinde udakeneye guhagararira. Urumva urinde. Imana iguha umuntu ukugira Gerizimu. Reka nihute. Bugufi bwa Gerizimu ugenze nk'ibirometero 2 gutyo hari umudugudu. Uwo mudugudu wari utuwemo, havamo umukobwa mu buzima bukakaye, abona nta kandi kazi agomba gukora. Aravuga ngo nzicuruza. Aragenda bamaraya, aricuruza. Hari ibihugu muri Middle East, by the way, na Nigeria, hari aho indaya zigenda zikakatini namba bagakora mu buryo buri official. Nimusoma Bibiliya ivuga ngo maraya Rahabu nuko yakoraga byemewe na Eriko, ntabwo ari uko byari bimeze ukundi. Ako kana kashyushye mami gasohokane hanze kandi kurira n'uburenganzira bwako, nta kosa. Imana ishimwe. Uyu mukobwa w'umumaraya akora ubumaraya igihe kinini, akora ubumaraya igihe kinini, ariko nsoma amateka ye ntabwo yakundaga kwicuruza, ahubwo byari amabura kindi. Nigeze nava kwigisha, twari dufite igiterane Nyagatovu hano kuri ADPR ya Nyagatovu. Umukobwa wakoraga umurimo wo kwicuruza araza aransanga, arambwira ngo mukozi w'Imana wabwirije numva ndanezerewe. Arambwira ngo ariko mfite ikibazo,
njyewe ndumva mfite agakiza, nindyama iminsi ibiri sinkora ndapfa kandi simbona icyo nishyura inzu. Arambwira ngo sindi bujye ku muhanda kwicuruza kuko nshaka kwicuruza, nshaka kubona amafaranga yo kurya. Yari afite utwana tubiri, arambwira uti nayo kubona ayo kwishyura inzu. Ngira umugisha, hari abagabo babiri si ngombwa kubavuga, twari twegeranye, mpita mbafata amaboko ndabwira nimuze mwumve icyifuzo cy'uyu mubyeyi. Arabwira uti mfite utwana tubiri, nakiriye agakiza muransengeye, ariko kandi simfite icyo mbagaburira, barya ari uko nagiye ku muhanda. Dufite abantu ibi by'abarokore mwivugishwa kwa cinara Yesu, murebe umuntu uti hariya muri korodoro ngo duhuye n'abantu, wayibariyo wowe uri hano. Mbere yo kuvuga banza urukarage 7. Ntabwo ari uko dukijijwe kuruta abandi, ubuntu twagiriwe butwemerera gutoranwa, hari abandi baturusha kubabara. Ibyo rero ntabwo bituma ubona profi yo kugira ngo uvuge abo wabonye, no. Uyu mukobwa w'umumaraya yararushye ku buryo umuruho we, reka mbabwire, iyo umuntu aba mu byaha afite umuruho wabyo akabibanamwe umubabaro, abangana n'igihe cy'isengesho ry'abanyegiputakazi banihiraga mu buretwa bakata amatafari, uko kunihako kujya kuzamuka kukagera ku Mana, uko kuniha iyo ntimba uwo mubabaro urabyiga umutima. Imana yamureba ikabona yashakaga kuba handi ariko amabura kindi ntuvuge ngo niyihangane, kwihangana n'impano idafite bose. Uyu mukobwa mu gihe cya Kristo Yesu, umukobwa yaricuruzaga. Yesu uko umukobwa abyukanye n'umugabo akabyukarira, amarira ye akagwa ku mutima wa Kristo. Uko abyutse arabaye, umubabaro we ukagwa ku mutima wa Kristo. Yesu ngo arangije yiyumvamo ngo kunyura i Samariya. Haleluya! Yiyumvamo, aravuga ngo hari akana kari kurira, hari umunyamibabaro wari utonyanza agahinda ku mutima wanjye. Yesu aravuga ngo ngomba kujyayo. Aravuga ngo ariko kandi abagabo 12 turi kumwe ntibanyemerera kuganira nawe. Yesu aza abantu mwagenda n'ijwi ry'Imana nturyumve, aza abantu mubana bagafunga connection yawe nijoro, azi inshuti utunga Imana ntivugane nawe. Mwagize ngo ukomeye ku isi nuwashyitse kuri byinshi, ntabwo ari uwashyitse kuri byinshi. Ukomeye ku isi ni uwamenye uwagendana nawe. Murakoze. Ko mu Kinyarwanda baravuga ngo mbwira uwo mugendana. Yesu arebye Petero, Simoni Petero, birasobanura ngo nuwumva, umuntu wumva akanariza. Ubu dufite abantu bumva, dufite abantu bumva, ashyira rojikoma, agashyira mu butsobe, agakubita mu bunyiginya, agashyira mu buganza, yakubita mu bukindwa n'ubuha, yakubita hirya mu bahinda, yakubita hirya mu batero, akakumva. Dufite abantu bumva, arakumva akavuga uti harya uri mwene nde, burya wowe uri mwene nde. Yakumva, akumva so na se ntibigeze baragirana, ntibanagabiranye, n'ibikingi ntibyari bituranye, akakumva we. Simoni byasobanuriga kumva. Petero ni ijambo rituruka ku cyitwa Pedra. Hari Pedro na Pedra. Icyitwa Pedro ni urutare, hanyuma Pedra ni nk'akavungu kavuye ku rutare. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero ngo kuri urwo rutare niho nzubaka itorero. Yarashatse kumubwira ngo aho wahanyuwe niho nzarisubiza. Ntabwo ari kuri Petero, yarashatse kumubwira ngo aho wowe witiriwe ako kavungukira katurutse niho nzaricomeka. Ntabwo ari kuri Petero. Imana ibaha umugisha.
akabana n'umugabo witwaga Andrew biravuga ngo ni umuntu ukuze mu bitekerezo uri macuwa. Andrea ni umuntu ukuze mu bitekerezo ku buryo ukora ikintu cyose agahita akubwira uti uko byari kugenda. Juste ni umuntu wageze mbere mu bihe. Ubundi ikitwa umuntu mukuru abize ubuvanganzo birasobanuye ngo ni uwagutanze mu bihe. Si byo se ubundi umuntu mukuru ntimubyumva, ni uwagutanze kugera mu bihe. Urumva aba ari umuhanga w'igihe kuruta wowe uje uwo mwanya. Salomo bene abo yaravuze ngo nibasinejejwe. Uraguruka watera haleluya ngo mugira nyinshi, wasirimba ngo nakajagari, wakitonda ngo urajunjamye. Juste umunyarwanda we yaravuze ngo ni nta munoza, yaravuze ngo ukunda iki, umunyu muke ngo nawe ukwimye, uringaniye ngo ni igisoryo. Nibashaka impamvu wubaka inzu mu yindi. Hari umugabo witwaga Toma, abantu benshi babisobanura bavuga ngo Thomas ni umuhakanyi. Toma ni nko kuvuga twins, ni nk'umuntu uvuka mu mpanga. Yagiraga umuvandimwe we akagira nyina na se bahora barwana, kandi na Toma yari afite kamere ya se yo gukubita umugore. Yesu amuhamagara, umugore yanejejwe nuko Toma abonye occupation. Hari abantu tujya twakira agakiza tukaba turuhuye abo twari twarabereye ibihanda. Noneho Imana ikagufata ikakwicaza murera yono kugira ngo abanyamujinya bataza kuvugira imbere yawe amenye ukayarandura. Ukirirwa ugataha udafashijwe, ugataha nta uguhanuriye, ugataha nta nicyo wumvishe, ukagira ngo watoye ubusa, kumbe Imana yagukijije abo wari guhitana. Yaragukijije. Mumbwirire ngo ntiwaziye ubusa. Ntabwo waziye ubusa. Imana ishimwe ko wageze hano. Erega ibonye ibizaguruka iyakata mbere, ibica amababa mbere. Kubera iki se? Erega twaguruka ikirere kirahari. Hari igihe hanze aha ku isoko ry'imbura mu maro Imana ibona imari nawe wayihaha. Igihe cy'isoko cyo gutunda isoko kikagera ku mufuka ntayariho. Toma ibyo byo kutizera mama we n'ibikomere byo mu rugo iwabo abizana mu rugo, hanyuma ibikomere byo mu rugo abigendana mu mutima, kuko ubundi urugo ntabwo urugo si icyumba cyo mu nzu, ahubwo urugo ni icyumba cyo mu mutima. Iyo rukomeretse ugenda ucumbagira. Oringate iyo urugo rukomeretse ugenda ucumbagira, kuko ubundi urugo rurimo ibibazo ni nko kwambara urukweto rurimo ikimene cy'icupa. Ntabakubwira ngo irukanka ngo ugende, ntibikunda. Uriruka se ukajya, igihe cyo gutaha mwagize ngo gisimenti ifite abakiriya kuko abanyarwanda mukunda kunywa inzoga, ahubwo bagera igihe cyo gutaha bakumva ntibajyayo, bakagaruka bakarara mu gisimenti. Ntabwo ari ikindi. Ubundi Toma arangije aravuga ngo ubwo mama na data bakora ibi sinzakwizera. Mutekereze umuntu wabonye Yesu azutse aramubwira ngo zana ngo ukore mu nkovu. Tekereza umuntu wemezwa no gukora mu nkovu. Ijwi barabanya ararizi, indoro yarayizi, ingendo n'igihagarara arabizi, ariko arambuti hoya Yesu duherukana bari bamuteye imisumari. Uwo duherukana yarapfuye, ariko imisumari uruguma rwayo se rwari rwakira utizizane. Kandi nimusoma Bibiliya iravuga ngo Yesu azutse abamwegereye yarababwiye ngo ntimunyegere. Ariko Toma kuko ari byo bimwemeza hamwe atakira koramo, ntiyakorera kuri Yesu guhinduka, amukoreraho kumwemera. Ntiyamukoreyeho guhinduka. Muri korari yaba dirija, yaba perezida, yaba umudiyakoni, yabwiriza, yaba umukirisitu, wakoreye kuri Yesu kumwemera gusa, ariko ntahinduke. Simoni Petero ibi
byose ari gukora afite inkota. Ariko Yesu yarantangaje, wenda aho mpavi umuntu ugendana na Petero ku buryo Petero akura inkota mu rwubata agakata ugutwi, Yesu ntamubwire ngo yime. Erega Petero agashira isoni agatema ugutwi ari kumwe na Yesu. Noneho kandi mu byangombwa by'urugendo inkota itari irimo, agakata ugutwi Yesu akagusubizaho. Petero ntamuha inkota na Yesu ntamubwire ngo yime. Kubera iki? Yarazi ko nayinyaga Petero ari gusubire gucura iyindi. Amutega igihe cy'umwuka wera, aravuga ngo nuwuzura uzayijugunyira. Amutaravuga ngo nuwuzura uzayijugunyira nta gahato. Namwe mutekereza abantu Yesu yarekeye umwuka wera kumubonana na maraya. Noneho nicyo nashakaga ubundi wenda abandi bigishwa tubareke. Bari kumwe n'umugabo witwa Yuda. Buri munsi Yuda ntabwo yibaga amaturo, ahubwo yihembaga bitewe n'umushahara w'umunsi. Ntabwo yatwaraga ibirenze, ahubwo ntiyari kwiriranwa na Yesu ngo ataha adatwaye umubyizi we. Yakoragamo angana n'umubyizi agataha, yarihembaga akigendera. Nicyo cyatumye Yesu amurekera agasanduku k'amaturo. Nicyo cyatumye yamurekera. Hanyuma Yesu arebye aba bagabo aravuga ngo mfite agakobwa gafite intimba mu mutima, gatuye Gerizimu. Ntawagahagarariye ku musozi w'umugisha, ahubwo barakavumye. Bamaze kukavuma umuvumo ukagendaho, umuvumo mwirukaho, umuvumo uramukoresha. Yesu aravuga ngo akeneye umuhagararira Gerizimu akamwaturaho umugisha akabohoka. Reka mbabwire, hari uruhererekane rw'ibintu mugenda uheka ukabizana, kandi wagera mu kirokore tukaguha murare ngo uri muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe. Hanyuma amaraso yo kwa Inosa akagushiraho, ayo kwa Jacques akakuvaho. Njyewe mvuka kwa Jacques, ayo maraso akuvaho. Hari ikintu mujya mwibagirwa, Kristo atugira ibyaremwe bishya ntabwo ari umubiri yahinduye umuntu wacu w'imbere, ariko umubiri n'amaraso bigumana sogokuru. Yesu aduhindura ibyaremwe bishya. Yesu aduhindura ibyaremwe bishya. First of all, ntitwakijijwe ibyaha. Mumbabarire simba confusing, ugira ikibazo mbaze. Wowe nta cyaha wagiraga. Kubera iki? Nta mana wari ufite ucumuraho. Abo Paulo yabwiye ngo mwari muzize ibyaha n'ibicumuro, nabari bafite amategeko abagenga bakayerengaho bagakora ibyaha. Ahubwo twebwe twabarwaga nk'abatabaho. Exactly, twabarwaga nk'abatabaho. Namwe nimwumve uburyo Imana yakompaye bene Isaka na bene Ishimayeli. Yaravuze ngo bamwe n'urubyaro rwo kwinyenyeri, abandi n'umusenyi. Namwe mwumve isumbwe, inyenyeri n'umusenyi ni ibintu bidaturanye, ni gastronomy. Ndabizi ubumenyi bw'ikirere, ndabuzi rwose. Annicet aho ndi umuhanga ndabyiyemerera. Inyenyeri aho ituye, nshuti z'umusaraba, n'urumuri rwayo ntirugera ku musenyi. Tibikunda. Namwe nimusome umugore wari uturutse Kanani yageze imbere ya Yesu Kristo, aramubwira ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo tubijugunyire. Ntabwo ari ubwoko. Bibiliya ivuga ikizi, iravuga ngo ntimwari ubwoko, ngo ariko ubu twabaye ubwoko. Bisobanuye ko Kristo yaradufashe, aradutransforma, araduhindura. Abatariho turabarwa, abatazwi tubibirangirire, abategera Imana twegereza iteraniro ry'abera, abadafite gakondo tubabaraganwa na Kristo kubw'isezerano. Ibi ngibi tujya tuvuga, reka mbabwize ukuri, ndi imbere yanyu nk'umukristo. Umurokore uri icyaremwe gishya mu mutima, ni ukuri ko Imana ugira amahoro, ariko intambara ziruta amahoro uba ufite. Ubarwanya niwe undwanya, kandi ubarwanirira niwe undwanirira. Tuganire. Bibiliya iravuga ngo amahoro Kristo atanga ntabwo ari nk'ay'abisi. Ntimufite Yesu, ngaho mumbarize ngo kuki nta mahoro ugira. Atuvugisha ukuri. Ntiwiyirije ubusa se? None se ntibagusengeye?
bamwe mwanakorewe deliverance, abandi mwagize umwaku wo kutayemera, abandi mwasenza ya samatare musenga mu buvumo, bamwe mwafashe n'abahanuzi babazamukira umusozi, abandi yewe mwafashe ibyifuzo mushyira mu duseke. Kubera icyo ayo mahoro muyaririmba mu byanditswe mutayafite mu mpinduka? Ako kandi sobanura ibyo bintu neza. Kwakira Kristo ni nk'umunyonzi, ni nko kunyonga. Mu nyumve, mu igare habamo ikintu bita icyoto, muri fizike mukita force pesantère je pense, sibyo? Okay. Noneho muri abize code de la route bavuga ikinyamitende, baravuga ngo ni ikinyabiziga cy'ikiziga kimwe, bibiri, bitatu cyangwa bine kigendwaho hakoreshejwe imbaraga z'ukiriho. Icyo nicyo nashakaga, kigendwaho hakoreshejwe imbaraga z'ukiriho, ngo amaguru cyangwa amaboko. Mwantabaye amen. Umukristo nawe rero muri we afitemo ikintu cyitwa icyoto. Iyo yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza abahawe icyoto. Kiriya cyoto nicyo angiramo, simba confusing mbabwira byinshi, nicyo gifatiraho pedale, reka mbyite gutyo. Noneho hakajyaho amenyo hirya akurura ayimbere, noneho ikinyuma gisunika imbere, izo mbaraga zigapezaho bakaguma kugenda. Iyo ufite Kristo utarigeze usenga ngo uce karande, uba umeze nk'igare riparitse itagira umunyonzi urikoresha. Sobanura neza. Iyo ufite Kristo muri wowe, warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, utarigeze usengera impinduka z'umuntu wawe w'inyuma, umuntu wawe w'inyuma, utarigeze utegeka uwo muntu wawe w'inyuma, utarigeze umutandukanya n'igisekuru uwo muntu wawe w'inyuma, uba umeze nko kugira igare riparitse, ni rizima, uruviri ni ruzima, ririmo ringi ni nzima, yewe n'amaseri ni mazima, amafurushi ni mazima, ribonye ryagenda. Si uko utacuruza, ariko nta munyonzi ugira, ntawe uguteresha intambwe. Si uko utakubaka ngo bikomere, ariko aho uri uraparitse, ukeneye uko ujyaho ngo utsuke, ukeneye ugutwara. Si uko utakubaka, inzu wayibona, umujyi wa Kigali ntugora, wavuye mu giturage Imana ivuze ngo genda, none urahageze sirananirwa. Papa vuga karande. None urahageze sirananirwa. Ntabwo ari uko inaniwe, ahubwo ntiwasobanukiwe n'aho uri. Waraparitse ugumaho, unyurwa n'aho uparitse, ushimiraho. Uguma kwa sogokuru nta kibazo, ugumaho ngaho nta kibazo. Uguma muri karande z'abacyaba nta kibazo, uguma uri umututsi nta kibazo, uguma uri umuhutu nta kibazo. Ariko kandi no mu rusengero ukaza ufite imbaraga, icyoto kirimo, ariko nta munyonzi. Ndakumva neza. Senya karande. Aka kana k'agakobwa ntabwo kari gakunze kuba maraya, no, yabikoraga atabikunda ariko atazi impamvu. Kumbi afite uwahagaze ebari aramuvuma, ariko uwagiriwe wamuhesheje umugisha ntawe yigeze abona. Ikintu gitangaje, abenshi mwihangane nkoresha iri jambo, abenshi babohwa n'ababo. Yego, abenshi babohwa. Nasomye ijambo rirantangaza. Samusoni abayuda bamugeze imbere, baramubwira ngo ntabwo tuzanwe no kukwica, mu nyumvire, ngo ahubwo tuzanwe no kugufata. Icyo ni icya mbere. Kabiri, tukubohe. Gatatu, tukudadire. Bwa kane, tubagushyire. Nyogosenge ntacyo yagutwaye, ntiyakwisha, ariko yarakudadiye kujyanayo. ni bene wabo. Abafilisitiya ntabwo bari bazi ko Samusoni ari mu gitare cya Etamu. Ntabwo bari bazi ko Etamu ihari, ariko abayuda bari bazi aho Etamu iba. Nta muntu ushobora kukuroga ngo bikunde adafite connection ku muntu wo muri famiye yawe. Ntibishoboka. No. Umuntu ugusura mu kirere cy'inzozi yanyuze mu kirere cy'uwagiye kuraguza, atanga connection yayo.
uko ubona ko nta muntu n'umwe wagutelefona atagira nimero yawe, niko nta wakuroga adafite connection yawe. Ntibishoboka, ntago bishoboka. Timugira pasiporo, iyo bazishize muri mashine ntibabona imyirondoro yanyu, bikozwe n'iki? Si ifoto n'ibintu barijisiye gusa. None muratekereza ibyo bigira agaciro kuri mashine ku buryo ku mupfumu bitakora? None tuganire, reka tuganire. Muzi ko fizike dufite uyu munsi, siyanse dufite none ituruka mu bakarudaya. Abakarudaya ni nabo bari abarozi ba mbere. Namwe nimutekereze, nta mukarudaya ujya uyobora, nta mukarudaya utegeka, arimika akayoborera mu ishusho y'uwimitswe. Nta mukarudaya wicara ku ntebe, arabizi ko iyo ntebe adashobora kuyicaraho kuko abayiriho ntibayicayeho. Hari abantu mureba mukagira ngo bicaye ku ntebe, kandi bo barayikoreye ahubwo irabaremereye. Niyo mpamvu abantu bavunwa n'intebe bicayemo ntabwo ari izabo. Umukarudaya yababeshya icyicaro arangije arakibakorera, baha abantu imvune y'umwanya barimo. Sobanurira abantu neza, ngo ntabwo gisobanutse niko barimo bavuga, bibasobanurire. Ndabigenzana. None se wize ushaka gukora, none ugeze mu kazi ushaka kwiyirukana, bigenze bite? Nta kazi se kakunaniye? Oya, icyicaro wakishyizeho. Twe turakubona wicaye ariko already intebe warayikoreye. Murakoze. Tugere hafi dusenge. Muzi ikintu gitangaje, ikintu cya mbere cyoroha kuruta ibindi ni umwuka, n'ikintu cya mbere kiremera kuruta ibindi ni umwuka. Njyewe ikintu kijya kintangaza, siyanse ihakana ibitaboneka, yarangiza ikabigira isoko ry'ibigaragara. None twebwe abizera ibitaboneka tukabireka, tukishingikiriza kubiboneka. Frank avuze amagambo mu ndirimbo, aravuga ngo nibisi yarumvise ijambo ikabaho. Ariko nimutekereze Imana guhamagara ibidahari bikaza. None wowe uri guhamagara ibyuzi warabimenye birahari, kubera iki bitakwitaba kandi ubizi? N'ibidahari bitari bizwi byaritabye Imana. Bisobanuye iki? Urabihamagara bikumva ariko bigahura n'urukuta. Reka mbabwira nyere ku musozo, niho amaturo yo mu rusengero asimbura y'iwanyu bagutambiraga. Niho gutura bisobanura kuramya. Iyo utura uba uri kuramya, kandi umuntu uramenya no mu muco murabizi ko umwami yatangaga imbuto abantu bakayigarura, sibyo? Iyo bezaga bafataga ku mbuto bakayigarurira umwami, bisobanuye ngo ubutaka bwareze hatagira abandi barumbije babura imbuto. Kandi twebwe twaragize gute? Twarejeje. Cyangwa se ishobora kuzabura tukagaruka ku kigega cy'umwami. Iyo mbuto y'ibwami niryo turo ry'icyacumi. Munyumve mbabwira aka kantu, amadini yakoresheje nabi icyacumi, Satani ahita ahugura abakristo, arababwira ngo ntimuzagitange, ngo nicyo abashumba barya, mugomererwa umugisha, mugira umuvumo. Munyumve gato, uwo muvumo muwuterwa no kugenzura iby'amaturo mutanga akora. Ariko kandi icyo umukristo ni kimwe, ni ugutura naho kumenya ibyo akora ntibikureba. Imirimo yo ku gicaniro igenwa n'abatambyi bacyo. None twebwe twatanze icyacumi turagikurikira, dutanze ituro turarikurikira. Wari uritangiye iki daboro? Wari uritangiye ngo rikore icyo ushaka gukora. Niba ari icyo ushaka gukora, imirimo y'ituro ryawe irangana na capacity intellectuelle yawe. Akihana ejo bikanga kongera akajyayo, yasoza akarira kongera akagaruka, akihana ejo bikongera agasubirayo. Ukibaza kuki bijyanga kumvaho kandi ntabikunda. Bohoka ubugingo burabohotse ku buryo bwanga icyo cyaha, ariko umubiri uracyafite agashami kawukururira hahandi. Niyo mpamvu ukeneye indi operasiyo. Murakoze. Yesu arangije aravuga ngo yindushye
ntabwo navugana nayo ndi kumwe n'abano bagabo. Ngaha hondi ni mudasohoka mu migenzo, amahame n'amategeko byo mu idini, timuzigera mukira karande, kuko igicaniro cy'idini kiruta ibindi bicaniro kuba bibi. Igicaniro cyo kwa sogokuru wawe gishobora kukubuza umugisha ugaragara, cyangwa kikawuguhesha ukabindushya iyo mu mugisha. Imana izakurinde kuruhira muri byinshi. Ubindushya iyo mu mugisha ugaparika vewiti ku ruhande ukarira. Ubindushya iyo mu mugisha urara muri kuvureri icomekwa, hari na matera z'amazi. Hari abantu bazizi? Yes. Uyiha ubushyuhe ushaka gushyuhamo. Hari amakapeti akora massage, uryamaho ngaho itapika ku masa. Hari ibitanda bibikora, ariko ukabaho mu gihe iri kukumasa ntiwibuke iminota wacometse waregeye, urindushye ubwenge bukagenda. Usoje kwiga ariko ntiwigeze wiga uko umubiri wawe utandukana n'akarande. Ibyo byo ntumbwire ngo mu mibare baguhaye byari birimo, no. Niyo mpamvu professeur akenera profete. Oringa te. Niyo mpamvu professeur akenera. Ikintu kitwica ni kimwe, nuko badusanga tukirirwa tuvuga ko twari kumwe nabo. Baje bazi ko mukomeye, basiga mworoshye kubwo guhura nabo. Ibigwi byanyu byabaye kubonana nabo, bo nta bigwi bafite by'uko bahuye namwe. Nicyo cyatumye itorero ricika amazi. Yego sha, nabyo bafite. Annicet narabivuze, dore ndi imbere y'Imana. Umuntu tuzahura ntagira ishimwe ry'uko twahuye, nanjye ntazo ryo nzigera ngira ry'uko nabonanye nawe. Urahura n'umuntu wowe bikaba ibigwi byawe, ariko we ntiyakwivuga. Ntashobora kuvuga ngo twari kumwe, ntashobora kuvuga ngo nabonanye nawe, ariko wowe wirirwa uvuga ngo runaka turaziranye. Wowe uramuzi ariko we ntakuzi, ntaraguhamya. Kuko ari wowe yarakeneye, yarakwiriye kukuvuga wowe ukamuceceka. Itorero riruta isi. Ubuhanuzi buruta. Nimbivuga timunyumve nabi, ibi ndabisobanura. Ubuhanuzi buruta itegeko. Kandi nta muntu wicaye n'umwe ukomeye utarashyizweho n'itegeko, ariko ubuhanuzi buruta. Burimura bukimika, ariko itegeko iyo ribikoze mu buryo bugize ririsubira rikirwanya. Nasomye ijambo riranezeza, rirambwira ngo mufite ijambo ryahanuwe. Haleluya! Mufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera. Muzaba mugize neza nimuryitaho. Barokore, Imana yadukijije uburushyi, iduha ijambo ryahanuwe. Imana yadukijije umuborogo, iduha ihumure. Imana yadukijije nibushaka mu ndebe nabi, ibi ndabibabwiye. Umuntu araraguza agacuruza kunguka, wowe wahanuza ugacuruza ugahomba. Kubera iki? Uwaraguje yasize yituro, wowe wacuruje ugendera, wahanuje ugenderaho. Araraguza agatanga ituro, wahanuza ugatahiraho. Ngo mvuze nabi? Ntawe nohereje kuraguza, n'abagiyeyo ntarabivuga. Abantu baciye ibikuba ku masosho media ngo abantu baduciye amafaranga ngo kugira ngo tubasengere. Sinshyigikiye abaca amafaranga kugira ngo babasengere, ariko nkuziho gusenguka yanca nayaguha. Kubera iki? Niyo nza hari isukari ndayigura ngo nywe icyayi,
isengesho subuye murakoze reka dusenga n'Imana nimuzana fizike nyinshi spiritually bizabapfana byose ari fizike izapfa na vi spirituel nayipfe ikiruta mbabarira uhagarare hamwe basi niba kuba mu mwuka bikunaniye igendere nukuri niba bikunaniye igendere cyangwa se basureremba umere nko waruhamye mu nyanja ujye uzamura ibiganza uvuge ngo n'inshuro ya gatatu nsigaje nkamanuka nibura ufatwe n'amaboko y'abakurusha gukomera naho ibindi byo ntibizagukundira. Yesu arabanza afata aba bagabo aravuga ngo nimugende hari uwo nshaka kuvugana nawe, ariko abirukana atabirukanye. Ako kantu ndagakunda, ni nko gufata imbwa ukayitera inyama uyikura mu rugo. Afata abigishwa aravuga ngo murumva mumeze mute? Baramubwira ngo turashonje. Aravuga ngo noneho nimujye mu mudugudu mujye gushaka ibiryo. Ntihagira n'ububwira Yesu ngo turaguma nibyo babazana biraduhaza. Bose inda iboburije kugendera rimwe. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo babajwe n'abakuriho, mubwire ngo Yesu abatega inda bakagendera rimwe. Abatega inda bose bakagendera rimwe. Abo ngabo ntibisaba gusenga itatu ningahe ibiryo birabirukana. Abo birabajyana barabikurikira. Yesu aravuga ati mujye mu mudugudu mujye kubizana, ngo abagabo bose bagendera rimwe. Umugore w'indushyi maraya isiga umugabo abyutse wa gatanu, niko Bibiri tubwira, afata ikivomesha ariruka, ntiyaza ku isaha yo kuvoma, aza ku isaha mbi yitwa saa sita. Saa sita abantu mwabaye mu byaro ntiwakohereza umwana ku iriba, inzoka ziba zishoka. Izuba ry'ihanga riba rimeze nabi ku manywa y'ihanga. Kabiri, inzuki ziba zirukanka urukira kuri uwo mwanya, ubyimba kuruta ikindi gihe. Muzaperereze murebe, amasaha nimugoroba nta ruyukira uryana. Yes, haba hakonje, ariko ku masaha y'izuba ricanye abakuduhi barakuruma, abari mu matwi barakuruma, nshuti barakurya urubori kandi barusigamo. Abakristo ntibaryana nk'ivubi, baryana nk'uruyuki. Ivubi rirakurya bikaryana cyane ariko nta rubori rigusigira, ariko umukristo akuruma nk'uruyuki urubori akarusiga, ku buryo naho wirirwa uzajya wibuka urubori rukurimo ukavuga uti ni runaka. Ubu abantu benshi imbori zibamereye nabi, imbori zibamereye nabi. Yesu areba maraya aravuga ati noneho igihe inzuki ziduhira zitari mu mitiba, izuba rikaze, manuka ujye kuvoma, ndakwicarira ku iriba. Haleluya! Ikintu mukundira, iyo akohereje aho ziduhira, aho inzoka zishokera, akubanzirizayo. Agutangayo. Wagize ngo iyo karitsiye wayigezemo ataraza, yari yahashyitse mbere, yari yahashyitse mbere, niyo mpamvu utarahagwa. Ngo umukobwa agera ku iriba, ababonye umuyuda, ntiyamubwira ngo mwiriwe, ntiyamubwira ngo mwaramutse, ntiyamubaza ngo uragenzwa n'iki. Agiye kunama, Yesu aramubwira ngo voma vuba yamenya nywe. Yubura amaso aramubwira ati hoya, uri umuyuda kaba umusamariya. Yesu aramubwira ngo yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we. Aramubwira ngo unywa kuri iri riba azongera agira inyota ukundi, ariko unywa ku iriba nzamuha tazagira inyota. Umukobwa asubira inyuma areba urugendo n'inyota, aravuga ngo yampe kuko nturuka kure, sinzagaruka kuri iri riba. Yesu arangije aramubwira ngo ntabwo wayanywa wenyine, genda ubwire n'umugabo mwararanye. Umusamariya akaza aramubwira ati nta mugabo ngira, nta mugabo mfite, ntawe pe. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri ko n'uwo mwararanye iri joro nawe si uwawe. Aramureba aramubwira ati uzi ko uri umuhanuzi, none se mwigiraga mu kingo muzaguma i Yerusalemu ntimuze hano i Garizimu? Yesu aramubwira ngo genda umubwire ko ndi hano. Aramubwira ati ariko mfite akabazo kamwe, none se ko Mesiya uzaza ari uzatubwira byose ukabibivuze wowe urinde? Yesu aramubwira ngo ninjye tuvugana.
ariko yaguhagarariye ahantu ukavugana nawe. Umugore acyumva ari Mesiya, dore igitangaje, ikivomesho n'inyota ntiyabyitayeho. Icyo yamwimaga ngo agikoze mu iriba yarakijugunye, aravuga uti ndabivuga ko ngusanza. Ariruka, ntiwahura na Mesiya ngo biyobekane. Reka da Mesiya mwahuye muramenyekana. Mama Pastor, Imana ibaha umugisha. Mesiya mwahuye ntibiyobekana, ntibikunda, uramubona ukabimenya. Ibyo yagusanganye ntubisubiranayo, urabisiga ukiruka wenyine. Kubera iki? Muri wowe haba harimo uburuhukiro. Munyumve neza, haba harimo amahoro aruta intego y'urugendo rw'umuvomyi. Haba harimo amahoro aruta amazi waje gushaka ku iriba. Haba harimo amahoro aruta igishoro wabuze. Haba harimo amahoro aruta mariage yapfuye. Haba harimo amahoro aruta umwenda utarambara, aruta inzu utararyamamo, aruta imodoka utaratunga. Habamo amahoro aruta indege. Harimo amahoro. Bimbwirira abantu babiri ngo harimo amahoro yuzuye. Ntacyo bitwaye, mubwire uwo muri kumwe, mubwire ngo harimo amahoro yuzuye. Uyu mugoroba uhure na Yesu. Uyu mugoroba Kristo agutegerereze ku iriba. Imana iguha ikinyuranyo n'intego y'urugendo rwawe. Imana iguha kuruhura umutima. Mu masaha mabi, amasaha yaragoranye, nibwo Kristo yategereje. Imana igushyirireho Yesu mu minsi mibi y'ubuzima, mu masaha mabi y'inyota, mu gihe cy'amapfa. Kristo agutegerereze ku iriba. Umusamariya aragenda ahera kuwo baryamanaga, aramubwira ngo umugabo mbonye ntiyagenzwaga nawe, ntabwo ibyakugenzaga iwanjye ari byo byamuzanye. Aramubwira ni umugwaneza, ni Mesiya, niwe witwa Kristo. Aramubwira ngo ngwino nkujyane. Imana iguha intambwe yo gukuraho abantu ingoyi mwabanye, abo mwabanye baboshye. Imana iguha imbaraga zigujyana kubohora abo wasizeyo. Arabazana ngo Yesu abonye abantu benshi mu gice cya 5 Matayo, ngo azamuka umusozi uwuhe agigarizimu hamwe hadaheruka umuntu. Agigarizimu, muzasome Matayo 5, niho yavugiye amagambo y'abanyamahirwe. Hahirwa yari ahagaze ku musozi. Umaze iminsi hari ijambo tumva, ariko ibirenge bya Kristo biguhagararire ku musozi. Imana ikubwira ijwi ryongorera, Imana ivugane nawe. Abayuda n'abasamariya bari bongeye guhura. Hari abantu mwatatanye, hari abantu mwarekuranye. Imana ibahurize hamwe nirangize kuvugeho. Yohana yaraje abona Yesu n'indaya bicaranye ku mugezi. Nimusoma Bibiliya iravuga ngo ntibagira icyo bamubaza ngo baratinya. Uti nk'ubu barakorana iki n'indaya? Nk'ubu bari gukorana iki? Petero ati none baricaranye. Uritoma aravuga Andere yukuza mu bitekerezo aravuga uti abantu bakuru irya mukuru riba ryagiye kureba ntirizinduka gusa. Aravuga uti umugabo utangiye kwicarana n'uyu, bamuhaye n'ibiryo arabyanga, arababwira ngo mfite ibyo kurya mutazi. Iyo abirya mbere yuko abibatuma, byari bisobanuye ko ibyo yabatumye atabishaka. Nsoza, Yohana ntibyashirwa yegera wa mugore, aramubwira ngo mbwira icyo mwakoranaga. Umugore aramubwira ngo najyaga njya ku iriba ry'iyisi, naba ngiye kunywa amazi agakama, ubwo inyota idashize nayabura nkiheba. Aravuga ati najyaga njya kumureba, naba nkimubona, naba njya kureba amaso agahuma. Niwe waririmbye iyo ndirimbo. Ariko amaso yanjye yarebye Yesu, murebye ndahumuka, ndanyurwa. Yohana uti si ibyo nshaka kukubaza, ibindi se nibiye? Aravuga uti mu bagabo twahuye nabo ntawe ufite izina nk'irye. Aravuga uti niba ufite izina riruta yandi mazina, aravuga ngo nta rindi zina nemera. Yesu ni wowe musa mbonyemo amahoro nifuzaga,
najyaga nyashaka sinyabone ngasuhuza umutima iteka none ni Yesu maza wenyine. Muhaguruke dusengane Imana. Kubw'ubugingo n'umunezero bibonekera njya kw'iriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane nabangiye kunywa agakamugo nuko yabura nk'iheba none ni Yesu maza we izina nemera ubugingo n'umunezero bibonekera. Izina ryawe niryo zina risumba ayandi mazina yose. Izina ryawe niryo zina risumba ayandi mazina yose. Niriduhagararire mu mwanya abakomeye batahagazemo, rihagarare mu mwanya umuryango utahagazemo, rihagarare mu mwanya umubyeyi atahagazemo. Izina rya Yesu ni umunara muremure, niryo twihishamo tugakira, niryo duhungiramo amakuba n'umubabaro ugashira. Izina ryawe Kristo ni urutare twubakamo. Izina ryawe niryo rizura uwapfuye, niryo riruhura indushyi, niryo riduhumuriza. Izina ryawe ni umunara muremure. Turagushimiye. Injira mu nkingi z'imitima yacu tuvura umubabaro, winjire mu ibanga ryacu utuvura umubabaro. Ibyo tutabwira abantu we turagukinguriye kugira ngo ubyumve. Ibyo tutabwira inshuti turagukinguriye kugira ngo ubyumvire muri twe. Turagukinguriye mwana. Uyu mugoroba nukuremwe igitangaza, uheza abantu bose batumaga ijwi ryawe ritatugeraho, kuko waheje abigishwa ukavugana n'umugore wari maraya. N'uyu mwanya turagusabye ngo uheze n'abandi kugira ngo natwe ukorane natwe. Turagushimiye mwami, izina ryawe nirihimbazwe. Amen.